nitwa Mpumuro Joseph, ndi impunzi y'umukongomani uvuga Ikinyarwanda, nkomoka bamwe ndabaraha murahazi, nkomoka mu burasirazuba bwa Kongo, ku musozi witwa Bwasha, lokalite ya Ihula, groupement Kisimba, muri territoire ya Walikale, muri intara ya Nord Kivu. Ariko abandi tuziranye benshi mu gace ka Ngungu, muri Masisi niho nabaye igihe kirekire. Mpagaze ahangaha rero mpagarariye urwego mpuzabikorwa rw'inkambi z'abakongomani bavuga Ikinyarwanda ziri hirya no hino mu gihugu. Uyu muhango wabereye ahangaha naho hose muri izo nkambi zigera muri 6 nazo zibutse uyu munsi. Turagira rero ngo mpagarariye iyo coordination nationale, ariko nihanganishe kuri uyu munsi n'abandi bakongomani bavuga Ikinyarwanda bagiye banyura mu bihugu hirya no hino, bagiye babivuga banjirije. Bose tubihanganisha uyu munsi, twihangana kandi dukomera. Aba banyuze ahangaha ibintu basa nkaho babisobanuye byose, ariko n'urubyiruko murareba uko bangana. Hari n'abandi bisumbuyeho babaruta, hari abonduta, hari abanduta benshi. Murabona aba basaza bose ibi bintu barabizi, babibayemo n'igihe kirekire. Hakagira n'abagerageza kuvuga n'imyaka byatangiriyemo, nk'uwavuze ngira ngo umwaka wa 64. Ariko akarengane kacu ndagira ngo ngasubiremo muri aka kanya mpawe iri jambo, ndababwira ngo kamaze imyaka 141. Murabyumva? 141 turi muri aka karengane. Murambwira rero muti ubundi uvuga iyo myaka ingana ityo uyikura hehe? Aho nyikura ni mu mateka. Bivuga ngo ikibazo cyacu kirahera mu mateka. Aya mateka arava hehe? Aya mateka wava ni cyagiye cya wa mwaka 185 abazungu bigabanya Afurika. Ibyo bita Conference de Berlin. Niho bafashe, ni nguko navuga ngo guhera kuri kiriya giti kumanura ahangaha kugeza kuri kiriya, iki gice ndikizongera kuba icyo kiri cyo kuva uyu munsi gihawe Kongo. Kuva uyu munsi gihawe Kongo. Nguko nanjye nabivuga uyu munsi bikamera bityo. Ariko muri mwebwe dushize muri iki gihande, ntawe tubwiye ngo nahaguruke cyangwa ngo aheka abana cyangwa ngo aziture inyana cyangwa ngo afate inkoko atunze ngo ashire ku mutwe ngo agiye kuba umukongomani. Oya, ntabwo mwimuye amashyiga. Cyumvikane gityo. Iyo Kisekedi kirigita kisetsa akavuga ngo nta na metero imwe bazaduha, arabeshya. Ntabwo yabishobora kandi ntazabishobora. Nta wimuye amashyiga, ntawafashe urugendo ngo ava ahandi ajye kuba umukongomani. Ni ku ishyiga ryacu. Reka mbabwire, mwese nimuzi inkoko uyiteruye ukayiha mugenzi wawe akayijyana hagase mu kwaha, iyo ayigejeje iwe mbere yo kuyirambika ngo ayikuremo n'umugozi waje yiziritse ngo itaguruka ikamucika, abanza kuyereka ishyiga. Yamara kuyereka ishyiga akayikuramo wa mugozi, akayisohora ikajya gutora, igashaka ibyo kurya, ariko bwira ikagenza ite, ikajya kuri rya shyiga. Kisekedi uhangara n'ubutegetsi bwe ngo pas même 1 cm.
ubu se kuva Bunagana kugeza iyo ibintu bigeze nta santimetero irimo, nta irimo. Icyo rero kibahe icyizere. Aba bana batubyiniye ahangaha, yemwe wafashe disikuru wese akavuga, yavuze n'insanganyamatsiko iyi komisiyo yateguye uyu munsi iravuga ngo twibuke twiyubaka, dukomeze kuba umwe, dukomeze kubaho, twereke umwanzi ko tutazashirira gushira, hanyuma ngo duharanire ubutabera. Niki no gutaha, tuzataha. Nta bimenyetso se bihari. Ubundi gutaha, urebye gutaha icyo bivuze ubona biruhijemo. Gutaha ni tripartite, bavuga tripartite. Aba bantu bahagarariye HCR barabizi, babizi ngira ngo no kundusha. Tripartite ni icyura impunzi. Ni ukuvuga igihugu wahunze kiba gihagarariwe, igihugu wahunze kiba kibifitemo uruhare. Icyo ni kimwe. Ni umuryango wa HCR wahagarariye impunzi muri Loni n'igihugu cyakwakiriye. Ni bangahe? None tuzataha ariko Kisekedi yabyemeye, tuzataha ryari? Ibyo turaza kubivugaho nsoza iyi minota mike yabampaye, ariko ndagaruka nje kubabwira yuko uyu muhango wabereye ahangaha wabereye n'ahandi hose mu nkambi zacu, twibuka ku nshuro 22, ariko cyane cyane twibuka abacu bapfuye bashize bazize icyo bibaricyo. Uyu munsi rero mu rwego rw'iki gihugu cyatwakiriye wabereye ahangaha muri aka karere nako gahagarariwe ahangaha, ari n'ubuyobozi bw'igihugu bwa Minema burahari. Ndagira ngo mbanze mfata akanya nshimire igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye. Ni ukuri uko dupfukama tugasenga, tujye tugisabira umugisha, tugisabire gukomera, tugisabire ishya n'ihirwe n'umutima nama Imana ikunda, abantu bakunda, wo gutabara abari mu kaga. Mujya mu byumva uretse natwe tumaze imyaka n'imyaka ahangaha, nuko igihugu kidufashe, nuko kituguyaguya, kikazana inzego zose, inzego z'umutekano, inzego za leta, inzego z'ibanze, gukomeza kutureberera ngo tubeho. Tubuze agaciro, tubuze byinshi mu buzima, ariko ubareba abona ko muriho. Ariko icyo mbona mvuga muriho si uko mwambaye, simvuga ngo nuko mumerewe neza, ahubwo nuko mufite icyizere cy'uko tuzagenza dute, tuzataha. Dufite ubuvugizi, dufite inzego za Loni ziri aha nazo zifite izo nshingano. Byose biduha icyizere iyo bose bicaye ahangaha imbere yacu bashyize hamwe, biduha icyizere cy'uko noneho uruhare runini rushinzwe twebwe, nitugira uko twisuganya nta kizatubuza gutaha. Igihe cyose tuzaba dufite n'Imana iri hano hejuru yacu. Pasiteri, dusomere rya somo ryabwiwe Abanyisirayeli mu kuva niba ari 14 I think so. Pasiteri, ngaho dusomere. Zano nguhe mikro. Ushobora kuvuga bati mpumura ari kwisararanga ahangaha, ariko nicyo cyizere. Ari na za neva egene ziyazivugwa, ariko mbona bikomeje noneho kutababye. Ngaho dusomere. Igihe tuyashaka rero narimwo nshima, reka nshima ubuyobozi bw'inkambi, nyakubahwa perezida w'inkambi. Bigaragara ko mukorana neza n'inzego z'iki gihugu cyatwakiriye. Turagushimira cyane n'abo mufatanyije, ariko nongere nshimire by'umwihariko
bafatanyije bagategura uyu munsi, bavandimwe ntimubyitabire ntabwo byaba byiza, ariko ubwitange bwanyu nukuri no kwitabira kwanyu kwadushimishije uko mwabiteguye. Shimire ya komisiyo ishinze kwibuka uko muba mwabigize neza, bakobwa bacu, bahungu bacu, urubyiruko uko mubikora, basaza namwe babyeyi mwese uko mubyitabira, biba bigaragaza ko muri hamwe kandi ko mutekereza kimwe. Nidukomeza gushyira hamwe tuzataha. Yego, ni mukuva igice cya 14 ku murongo wa 13, ubwo Uwiteka yezizaga Abisirayeli kubatabara bavuye mu Egiputa berekeza mu gihugu cy'isezerano cyabo Imana yabasezeraniye cya Kanani. Haranditse ngo, maze Imana ibwira Mose wari uyoboye Abisirayeli ati, Mose asubiza Abisirayeli bose ati, mwitinya mwihagararire gusa, muribakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kuhabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Amena. Imana ishimwe cyane. Icyo cyizere cyonyine rwose kirahagije ngo nitushyiraho n'akacu, n'ubuyobozi bw'iki gihugu buducumbikiye tibusiba kutubera umuvugizi w'agaciro twubaha kandi dushima. Rero nsubiye hahandi nyuma wa mwaka w'1885 niho twegetswe kuri Kongo, ariko tutimuye iki amashyiga. Icyo gihe rero, kuva icyo gihe ubu nta mwanya dufite, twazabiganira bibaye ngombwa mu buryo bwimbitse, ariko ubuhamya turi guhabwa n'uru rubyiruko bari gutanga ubuhamya bw'ibyo babonye, ariko bakanagerageza n'imivugo n'indirimbo bakavuga ibijyanye n'amateka y'ibyatubayeho, ariko nukubwirwa ntabwo babaye muri byo. Rero akarengane kacu kameze imvi, ariko ndagira akegeranyo gatoya ariko ngiye no gusozerezaho kugira ngo ndafate iminota myinshi. Mwumva ukuntu twagiye dupfa, hatagira ngo kutwica byatangiriye mu Gatumba muri Sud Kivu ngo bifusingire za Mudende. Oya, twatangiye kera, yenda nuko abamwe n'abandi batabisobanukiwe cyangwa batabibonye batabibayemo, ariko n'igihe kirekire aho bakitirira amazina bakiregangiza ibyo byose byabaye, bakabyitirira andi mazina ngo turabarebere bagize, bakabyitirira amazina n'utubyiniriro. Oya, ntabwo ari byo. N'ibintu byabaye bifatika byatwaye ubuzima bw'abantu benshi batagira ingano. Isi rebera, amahanga arebera, abantu ku giti cyabo barebera. Na n'uyu munsi nta muntu uvuga ikibazo cyacu, nta muntu ucyumva. N'aya mahanga ahaguruka, abari kurwanirira ubutunzi bwa Kongo nabwo bagenda bakabwegeka ku bandi, ibintu bimeze nk'agashinyaguro. Bo ni inyungu zabo, ikibazo cyacu ntacyo kibabwiye, ntabwo kibaraje ishinga, ntabwo ari byo. Twarapfuye, turapfa, turacyanapfa kugeza igihe Imana yo mu ijuru nikomeza kutujya imbere, tuzirenganura kandi tuzabaho. Akarengane k'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi, kamaze imyaka n'imyaka. Uhereye mu mpera z'ikinyejana cya 15, ubwo ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi byatangizaga gahunda yo gucagaguramo Afurika no kuyigabana bagamije inyungu zabo zishingiye ahanini kuri politiki n'ubucuruzi bw'umutungo kamere, umugabane wa Afurika
wifitiye. Murumva ari ibya none nyuma y'imyaka 141 fatiye kuri uwo mwaka w'igihumbi 1885 igihe cya Conference de Berlin bari kugabana Afurika ntawe bagishije inama, ntawe babisabye muri ubwo buryo. Ni muri urwo rwego hagati y'ukwezi k'Ugushyingo 1884 na Gashyantare 1885 habaye inama mpuzamahanga yateraniye i Berlin mu gihugu cy'Ubudage, ari nabwo ibihugu by'Uburayi byateye imigwi Afurika. Ibyo kandi babikora babifitiye bashingiye ku busugire bw'ibihugu byari bigize Afurika itaracagagurwa n'abanyamahanga bayinyaze uburenganzira bwayo bakayishora mu bukoloni yamazemo imyaka irenga 70 y'ubuhake n'akarengane ndengakamere. Mugende munkurikira neza kuko nta minota mfite. Mu gihe abo bakongomani bigabanyaga Afurika, ni nako bagendaga bakata imipaka y'ibihugu uko bishakiye bashingiye ku nyungu zabo bwite. Ntibigeze bagisha inama abanyafurika, ari nayo mpamvu benshi mu bihugu binyuranye bagiye bomekwa ku bindi bihugu, bityo bagahura n'ingorane zinyuranye zirimo kutubaha ubusugire bw'ibihugu byabo, kudahuza umuco wabo basangana. Nk'uko kutwageka kuri Kongo ntitwaduhuje umuco, ariko twibonye batwegekaho. Ubu ntiwangenderera ngo nkuzimanire inzoka, ntiwangenderera unshaka ngo ngutegurire ibyo kurya birimo inkima, birimo bya tunyamaswa tose, ibikeri n'ibindi. Ariko bo niwo muco wabo n'uburenganzira bwabo. Ibyo rero nabyo nta gaciro byahawe. Ibyo byose ni nako byabaye ku bakongomani bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, ariko iyo byagera kuba mu bwoko bw'abatutsi bigasya bitambaye. Abana bamaze kubikina, bakimara kudufata bakatwegeka kuri Kongo. Ku bakongomani bavuga ikinyarwanda twese twabanaga neza, dushingirana, dushyigikirana, turi bamwe. Ariko bigeze aho barongera natwe ubwacu baducamwe ibice. Ni byabo bana bamaze gukina ahangaha. Uyu munsi babandi twari dusangiye ubwo bumwe, turi ku butaka bumwe, dushingirana, duhana inka, duhana abageni, hari abatangiye kuvuga ngo bo bavuga ngo ururimi rw'igihutu. Ibyo bikazamo bya bindi mu majyepfo ngo utugara, mu majyaruguru mu batutsi ngo abanyemera, ngo nta batutsi babaho, ngo habaho abanyemera. Uko akarengane k'abakongomani bavuga ikinyarwanda kagendaga gafata intera, ni nako hagiye habaho kukageragereza ku batutsi abo bavuga ikinyarwanda. Ndetse nkaba ngiye kuvuga imyaka imwe n'imwe kugira ngo mpabandiye mikoro. Igihe twatangiriye gupfa, nanjye ubwanjye wafashe iki cyegeranyo, ntavuga ngo navuze byose, ariko muribuka na hano havuzwe kwibuka kandi byakozwe. Muribuka intambara ya Murere y'igihumbi 1963 kugeza igihumbi 1964. Abatutsi bapfuye iki gihe ntibagira ingano. Hari intambara ya Kanyarwanda y'igihumbi 1965, abanyarwanda bapfuye ntibagira ingano. Intambara ya Jean Scram yo mu gihumbi 1967, abanyarwanda bayiguyemo ntibagira ingano. Hari itotezwa no kwakwa uburenganzira bw'ubwenegihugu ku bakongomani bavuga ikinyarwanda
kwishyirwaho n'itegeko ry'ubwenegihugu bwa Kongo cyo mu 1981. Iri naryo byabaye ikibazo, ariko byakorwaga ibyo ari byo byose byari gukomeza kwikuraho umututsi no kumujugunya, bakababuza uburenganzira bujyanye no kwicwa. Hari imvururu n'intambara byo mu 1991 1993. Abatutsi bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda byabagizeho ingaruka zikomeye, igihe hano mu Rwanda hariho gahunda bari bagizeho ba genocidere n'ingengabitekerezo yabo bari kwica abantu hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byinshi twarabyumvaga, twarabikurikiraga turi hari hakurya iwacu muri Kongo. Hari ubwicanyi bwakorewe abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi igihe cy'intambara ya AFDL yo kubohora Kongo 1996 1997. Abatutsi bapfuye ntibagira ingano. Hari ubwicanyi bwakorewe abatutsi bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda bwakozwe n'ingabo za guverinoma yari iriho icyo gihe, igihe interahamwe na AFDL igihe cy'iyo ntambara ya RCD 98-2002. Abayiguremo murabizi ntibagira uko bangana. Hari intambara hagati ya guverinoma ya Kongo cyagiye igihe abahungu bacu barwanya ako karengane dukorerwa ya 2006-2009. Abayiguyemo ntibagira ingano. Hari umutekano wakomeje kuba muke cyane cyane mu bakongomani bavuga ikinyarwanda wabayeho kuva igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bahungira mu bihugu bihana imbibi na Kongo kugeza na n'ubu baheze mu nkambi muri ibyo bihugu. Icyo nicyo gihe cyacu n'uyu munsi turimo kwibuka. Hari ubukene bukabije bw'abaturage kandi ibihugu bikungahaye. Hari kutubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Ibi ndavuga byose bizana izi mfu, bizana uku guhora mu nkambi, bizana kuko nta gahunda na rimwe turumva yicara igamije kureba uko twataha. Ibi byose biragenda bijyanye n'ubuyobozi bubi. Rero ibi ngibi byo ndabikubira muri bya bindi by'aka karengane nagumye ntangira, yene ntabisesenguye cyane, ariko murumva ko ikibazo cyacu gifite umuzi wa kure cyane muri kwa kugabanya ibi bihugu babigabana babitera imirwi. Byatugizeho ingaruka zikomeye zavuye mu aya mateka y'imfu n'ubukene n'ubutindi no guhera mu nkambi. None uyu munsi rero nihuse, ntabwo byoroshye. Mujya mureba amakuru, mukareba ama YouTube, ukareba n'ibindi. Ndagira ngo ngarukira aha mbabwira ko Tshisekedi akomeje uwo mugambi, noneho ngo arashaka kudukuraho ubwene gihugu bw'ubukongomani burundu. Niyo mpamvu ari gushaka ari mu ntambara yo guhindura itegeko nshinga. Nicyo ari kubwira abakongomani. Nubwo ashaka manda ya gatatu, ariko nanone arashaka no kutunyaga uburenganzira bwacu kuri buriya butaka bwacu. Icyo mbasaba rero nsoze, hari abantu bavuze bati turavuga ikibazo ariko tuvuge n'uburyo bwo kukivamo. Kandi niba dushaka kukivamo ni haba inkunga y'abaraha, ni ishusho ihagije yo kumenya icyo buri wese yakora. Hari ababyeyi benshi baraha bakuze, hari n'abatoya bari gushaka, hari n'abari gushyingirwa. Ndabasaba ngo dufate ingamba kujya kure, gukomeza kugira ijisho ryo guhanga amahanga. Bamwe turwana n'intambara yo kujyayo dushaka y'ubuhungiro, twe guhungira ku mwanzi. Badushaka icyo bashaka n'inyungu zabo. Bavandimwe,
nta shyanga ribaho ritagira gakondo. Ishyanga ryose ritagira gakondo rirarimbuka. Twitwarwa n'ibihe, turi mu bihe bibi by'akarengane, turi mu bihe bibi dusa nkaho tutabona igisubizo imbere yacu. Ariko tujyane kuri bya somo pasiteri amaze kudusomera, byibuze duheraho ngaho, kubera ko ubwoko bw'Abanyesirayeli bwazerereye isi yose. Ariko igihe muri Bibiliya igitabo cyo kuva mu gisome, wagira ngo nitwe cyandikiwe. Nimufate Imana muyishyire nyambere, mutunga amaso mu ijuru, muvuge muti niyo umwana w'umuntu atagira icyo akora, Imana yo mu ijuru izagira iki? Izagira iki? Izabikora. Ababyeyi rero, ihagurutse ishyanga igateranya nabo mugiye kurwana bagasubiranamo, ntabyo mujya mwumva ko ari igihe bajya barwana. Ndagira ngo mbabwire ngo iki kibazo cyacu, bari abahungu bacu bitanze bagatanga ubuzima bwabo, bagatanga ubuzima bwabo. Reka tubajye inyuma. Ababyeyi mufatiki, mufatire iry'iburyo. Abasaza mutanga inama, mubwira abatoya. Turi imyaka mugezemo muri iyi nkambi, imyaka irenga 30. Upfa utamenye ibijya kumushyingura. Abahungu n'abakobwa nta gahunda bafite, se n'ugushaka agashakira he, arashinga indaro hehe, arabyarira hehe, si wabyaye uramuhemba iki, uramwambika iki? Akarengane gakomeye cyane. Rero abafite kureba amahanga, nimugarure umutima. Nta shyanga ritagira gakondo, murebe gakondo yanyu. Umwana w'umuntu natava kwizima ngo ayiduhe, Imana iragenza ite? Irayimubaza. Irayimubaza. Abo Banyesirayeli igihe cyarageze, nyuma y'imyaka y'uruzerero 400, ariko igihe cyarageze, kimaze kugera, Imana irabahagurutsa. Ejo bundi nibyemera cyangwa itabyemera, Imana yo mu ijuru abahaye igihugu, kandi bagikomereyemo, kuko muri bo bafite Imana. Iyo rero yabanye n'Abanyesirayeli, natwe igenje ite? Iri kumwe natwe, ariko dushyizeho akacu. Ababyeyi mufatire iry'iburyo, abasaza mutanga inama, abasore rero simvuga menshi. Urubyiruko rwumva vuba kandi buzi icyo gukora. Bagenzi banyu muzi aho bari, ntimubazi? Hariya se banditse Jeronere? Oya, aho bagiye ntabwo ari mu kiliziya, nta n'ujya wandika asaba kujyayo. Harya Yesu uko yagiye niko azagenza ate? Uko mwaje mufite uko mwaje. Ubwo no gusubiraho turi kuvuga ngo duharanira iki? Gutaha. Ibyo se ngo umwana uji wabo n'uji kuzimu nta umugarura, nta nubwo ndenza aho ngaho. Reka nsoze rero mbabwira ngo abasore mufate destiny yanyu mu maboko. Mufate icyo bita destiny yanyu mu maboko. Nimwe mbaraga zacu, nimwe maboko yacu. Mudukure mu isoni, mudukure mu gisuzuguriro, mudukure mu buzima butagira icyerekezo, mudukure mu kwerekana yuko natwe dushobora kugira icyo dukora mu kibazo cyacu. Murabyumvise rubyiruko? Murabyumvise? Yego sha, mubyumve mutyo. Reka rero nsoze nshimira, bambabarire yenda mvuze menshi, ariko nanjye sinjye, nakarengane nakababaro. Nongere mbashimira ko munitabira n'ikibazo cyanyu, kandi nkaba nizera ko mugiye kugira icyo mukora. Buri muntu wese aganiriza umutima we, dushaka uko twikura muri iki gisuzuguriro, kuko nta wundi dufite, nta wundi murengezi mu bana b'abantu dufite. Tugiye kuba ishyanga ritagira gakondo, ntibizatubeho.
hanyuma mwamagane biriya kiseke datangiye kwivugishwa ngo genocoste, ngo bwari gushaka kuvuga ngo genocide ngo bakorewe ngo genocoste, ngo itegeko nshinga ashaka kutunyaga ubwene gihugu, tuvuge ngo ya ntabwo ari byo, kandi natabyumva ku neza azabyumva kuki ku nabi. Ubuse nibyo guhisha ibyo ngibyo. Murakoze rero bavandimwe inshuti, Imana ibahe umugisha, mwihangane, ni umubabaro, ni agahinda, ni amarira, ni ubuzima bubi, ariko abababereye hariya barababwira ngo ni mwihangane, ariko icyo babasaba nta kindi, nanjye nk'uko mbyumva ndahangaha, baradusaba ko urugamba turugira urwacu, turugira urw'abande, mureke kujya mu mahanga ntadukunda, hanyuma duharanire gakondo yacu. Nitumara kuyibona nakubwira iki, uzajya kwishura azajyeyo, uzajya gukorera amafaranga azajyeyo, uzajya guturayo ari kuronka azajyeyo, ariko afite hehe iwabo kuri gakondo. Murakoze rero murakarama bavandimwe, mukomere, kandi Imana irahari, natwe turahari, nidushyira hamwe byose tuzanesha. Imana ibahe umugisha.